ari icumu ryatewe mu rubavu rwa Yesu, ari no wariteye. Ubu ni amazina akomeye kuri isi ya rurema. Abami b'ibitangaza babaye kuri uyu mubumbe ngo barwanye inkundura kugira ngo batungire icumu nk'ikimenyetso cyo gukomera k'ubwami bwabo. Uwabaga afite iri cumu yizeraga ko iyo yaritungaga mu kirere ingabo ze zirwana zatsindaga nta kabuza. Icumu ryageze no mu biganza bya Hitireri, umugabo wishe abatari bake, ngo nawe ntiyari kugoheka ataratungira icumu mu biganza. Longinus wagize iri cumu icyamamare nawe avugwaho inkuru zitari nke nyuma yo kwica Yesu, dore ko yahindutse umwanzi ruhagwa wa Pilato wari uyoboye Yudaya. Uyu ngo yabaraje guhinduka n'umutagatifu kuba byemera. Ntegura iki kiganiro nifashishije igitabo nka The Spear of Destiny, nifashishije imbuga shakiro Bibiliya, ngo ikaze ku icumu ryahinduye ubuzima bw'abatuye isi. Holy Lance cyangwa Spear of Destiny, iri ni icumu ritagatifu, waryita icumu rya Longinus. Aya ni amazina ryagiye rihabwa nyuma y'uko iri cumu ribaye icyamamare. Bibiliya nk'igitabo cyavuze ubwa mbere iri cumu ivuga iki? Yohana ibice 19 umurongo wa 31. Uwo munsi wari uwo kwitegura Pasika, kandi abayuda ntibashakaga ko imibiri iguma ku musaraba ku isabato, kuko iyo sabato yari umunsi mukuru. Niko gusaba Pilato kubavuna amaguru ngo babamburwe. Ariko bageze kuri Yesu basanga amaze gupfa, ntibamuvuna amaguru, ariko umwe muri bo amucumita icumu mu rubavu. Uwo mwanya havamo amaraso n'amazi. Uyu ari umuhango umenyerewe mu Bayuda, ko bavunaga umuntu amaguru mu buryo bwo kwihutisha urupfu rwe. Ngo Longinus yarababaye cyane kubona Yesu apfuye ataramuvuna amaguru. Mu kwemeza koko yapfuye, niko gutera icumu mu rubavu rwa Yesu, hahita havamo amazi ndetse n'amaraso, ibintu bifatwa nk'igitangaza gikomeye ubwabyo. Zimwe mu nyandiko zagiye zandikwa zagaragaje ko Yesu yari umuntu 50% ndetse n'Imana 50%. Amazi agaragaza ubumana, naho amaraso akagaragaza ubumuntu. Ntabwo ari cyo gitangaza gusa cyahabereye, ahubwo Longinus wateye icumu nawe yari yarahumye ijisho rimwe ngo ryahise rihumuka. Nguyu mugabo wemereje Igorogota bwa mbere ko Yesu yari umwana w'Imana. Ibi byahise bituma ahita akizwa, ngo ndetse yaba ari mu bafashije gutunganya hagombaga gushyirwa umubiri wa Yesu. Ibintu byahise bikurura urwango rukomeye hagati y'uyu mugabo ndetse na sebuja Pilato. Yenda reka tubanze turebe iby'iri cumu byahise riba igitangaza. Ntawamenya neza uwaba yaragumanye iri cumu nyuma yo kwica Yesu. Gusa Antonius of Piacenza agana muri 570 ndiwe wavuze ubwa mbere iby'iri cumu. Yari magaragaza ahantu hatagatifu hari muri Yerusalemu. Avuga ko ubwo yageraga ku musozi wa Siyoni mu kiliziya yahabonye ikamba ry'amahwa bambitse umwami Yesu, ndetse n'icumu bamuteye mu rubavu. Nyuma gato mu myaka yakurikiye, ubundi bushakashatsi bwarabyemeje nk'ubwa Cassiodorus ndetse na Gregory of Tours. Nubwo Gregory we bivuga ko yabatarigeze agera muri Yerusalemu. Muri 615 ubwo Yerusalemu yafatwaga n'Abaperisia yabiraniye uyu munsi, bimwe mu bikoresho by'amateka byarahavanywe. Ni muri uru rwego n'icumu ryari ryaramaze gucikamo kabiri ryahavanywe rijyanwa Istanbul, rishyirwa mu rusengero rwa Hagia Sophia, nubwo ryaje kwimurwa nyuma gato rigashyirwa mu rundi rusengero. Ibintu byaje gukomera ubwo Empereur Bedouin wa kabiri, umwami wa Constantinople, yagurishaga icumu kuri Louis IV, umwami w'Ubufaransa, rigashyirwa muri chapelle ntagatifu iri Paris mu Bufaransa. Icyakora nyuma y'impinduramatwara y'Abafaransa ryahise rijyanwa mu isomero ry'igihugu. Iri cumu ryanyuze mu maboko y'abami benshi ndetse no mu biganza by'abapapa baba bararyifashishijemo. Aha niho wabura guhera ku Baromani baritunze ibinyejana bigera kuri 6 risimburana mu maboko y'abami. Uko ingoma zakurikiranaga, ryari ribitswe muri bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero ahagana mu 1273. Nanone iri cumu ryaragaragaye mu birori nk'ikirango cyo gukomera k'ubwami. Ni nabwo ryagaragajwe noneho ririho akuma gashashagirana karifatanishije
muri documentary yakozwe n'umwongereza Robert Fida, umuhanga mu gusuzuma ibyuma by'ahahise, hari mu 2003, yavuze ko yahawe uburenganzira bwo gusuzumira icumu no kureba ko koko ryaba rimaze imyaka, ndetse ahabwa n'uburenganzira bwo gukuraho ka kantu karifatanishije hamwe n'ikipe nini y'abahanga mu bijyanye n'amateka. Fida yasoje agaragaza ko koko iri cumu ryabayeho iyi myaka ivugwa, ndetse ko ibikoresho ari byo mu kinyejana cya mbere. Iri cumu ntiryagiye ribura kwitirirwa abantu benshi, ndetse rimwe na rimwe bikayobekanaho riri hanyaho. Ikitazibagirana ni nk'igihe umumonko wo muri Antiokiya witwa Peter Bartolome yahanuraga aho iri cumu riherereye ubwo hari mu 1198. yavuze ko iri cumu yeretswe ko rishyinguye mu rusengero rwa Mutagatifu Petero, niko gucukura ubutaruhuka ngo koko baza kugera kuri iri cumu. Ibi ntibyavuzweho rumwe, bituma barwanaga croisade basenya iki cyicaro, ndetse baraharinda cyane. Maze mu ijambo rya Cardinal Prospero Lambert niko gutangaza ko iri cumu ari ikinyoma, atari ryo babonye. Indi nkuru ikomeye kuri iri cumu ni y'ejo bundi mu 1972, ubwo umwanditsi Trevor Ravenscroft yavuga ko cyatumye Adolf Hitler atangiza intambara ya kabiri y'isi, ngo yaragamije kwigarurira iri cumu. Ngo kuva mu bwana bwe Hitler inkuru z'iri cumu zari zaramuryoheye, ndetse yumvaga ko nyuma yo kuritunga asigarurira isi nta kabuza. Nkwibutse ko ubwo Hitler yarwanaga yatanze amabwiriza adasanzwe ku ngabo ze zari zimaze gufata Autriche ko zigomba kujya Vienne zigashakira hasi hejuru iri cumu bakarimuzanira, kandi ko cyaziraga ko hagira umusirikare n'umwe ukoze intoki ze kuri iri cumu mbere yuko Hitler arikoraho. Ngo aha yaba yaratinyaga ko bahita bamufata n'isi. Nibyo koko bararifashe ndetse baranarimuzanira. Gusa siko byagenze, kuko nyuma yo kuribura yahise yiyahura rijya mu maboko ya generale w'umunyamerika George C. Patton, nawe waje kwicwa n'impanuka y'imodoka. Aha niho uyu mwanditsi Trevor ahera avuga ko iri cumu atari ry'ubutsinzi, ahubwo rikorana n'imyuka mibi. Ntiyumva impamvu z'impfu nk'izi ku bantu batunze icumu nk'iri. Nyuma y'impaka zitari nke kuri iri cumu, ngo ryaba ryarasubijwe Vienne aho Hitler yarikuye, rishyirwa mu nzu ndangamurage ya Hofburg muri Autriche. Yenda mu nkundire turebe gato no kuby'uyu mugabo watumye iri cumu riba igitangaza, Longinus, wariteye Yesu mu rubavu. Nubwo ntaho bavuga izina ry'uyu mugabo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, izina Longinus rigaragara neza mu zindi nyandiko nk'ibyakozwe na Pilato cyangwa ubutumwa bwitirirwa Nikodemu. Hose bavuga amazina y'uyu mugabo, ndetse bivugwa ko yaba ari we w'isi iri cumu, icumu rya Longinus. Uyu mugabo wari uyoboye ikipe y'abasirikari babambye Yesu. Izina rye ryakuze cyane nyuma yo gutera icumu Yesu mu rubavu. Bivugwa ko haba ariho hantu hanyuma Yesu yakomeretse. Ibi tuzabireba mu bisebe 5 byiswe bitagatifu. Nyuma y'iki gihe ababyeyi benshi bise abana babiri izina rihinduka iry'ubutwari. Longinus avuka mu majyepfo y'Ubutaliyani ahitwa Abruzzo. Bivugwa ko mbere y'uko akizwa yitwaga Cassius. Birumvikana ko atavutse ari umutagatifu nk'uko bamwe babimwitirira. Iri zina ntirimenyerewe mu mazina y'Ikigereki, icyakora ngo ryaba ryaragaragaye ubwa mbere mu kinyejana cya 4, ahari mu ibaruwa Herode yandikiye Pilato agaragazamo ko Longinus yaba yaragiriwe nabi cyane nyuma yo gutera icumu Yesu ndetse no gukizwa. Ikijyanye n'ubuhumyi bw'uyu mugabo ngo cyaba cyaragarutsweho ahagana mu kinyejana cya 10, ubwo witwa Petrus Comesta yavugaga ko uyu mugabo yari yarahumye ijisho rimwe, icyakora bigahura n'izindi nyandiko za Gikristo nazo zibyemeza, ahagaragaje ko amaraso yavuye mu rubavu rwa Yesu akirwa kuri iri jisho ryahise rihumuka. Longinus niko guhita yerura ati koko uyu yari umwana w'Imana. Ibi byahise bituma akizwa.
Mu myemerere y'abakatolike cyangwa aba orthodox bemera ko iyo umuntu apfuye ahorwa Imana aba ari umutagatifu. Ni mu bice bibiri bagira bibamo abatagatifu. Longinus nawe yitwa umutagatifu kuko bivugwa ko nyuma yo gukizwa yisubira iwabo mu Butaliyani abwiriza abandi, ariko ntibyamuhira kuko yafunzwe ndetse akicwa azira kutumvira Pilato akayoboka Yesu. Buri tariki ya 16 z'ukwa munani aba orthodox bo mu burasirazuba bibuka uyu mugabo, ndetse kuri 22 z'uku kwezi nyine muri Armenian Apostolic Church nabo bizihiza uyu munsi wahariwe Longinus, umugabo wateye icumu mu rubavu rwa Yesu. Ntibivugwaho rumwe ko umubiri w'uyu mugabo wawushyinguye kuko wibwa inshuro zigera kuri 2.